Hey wagan my people, aho uri hose manje kugusuhuza, aho uri hose kurikiye YouTube channel yanjye banje kugusuhuza. Nawe wakoze subscribe warakoze kudusapoting uri kumwe nanjye na Tina 250. Ubu ngubu none tugiye kuganira se kuri saga yabaye muri uru Rwanda rwacu. Igihe twatiri mu cya cyumweru cyo kwibuka umunyarwenya wacu Kanyabugande Olivier wamenyekanye ku zina nka Nyakso, ari we munyakomite wanazanye komite bwa mbere mu Rwanda murabyibuka, urumva kakomeye. Uyu muntu aba influencing abantu benshi cyangwa se ababera urugero rwiza abantu benshi n'abantu mukurikirana n'abantu mumufana, abagomba gutanga urugero rwiza kugira ngo barugendere nk'abanyarwanda, kugira ngo hatazagira abarogoye cyangwa batuma bagenda mu nzira zidahwitse. Uyu musore rero murabizi ko akurikirwa n'abantu benshi ku mbuga z'inkoranyambaga, aho yagiye ku rukuta rwe rwa TikTok. Twari turi mu gihe cyo kunamira abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi 1994. Uyu musore rero yagiye afata page ya TikTok afungura live. Mu gufungura live ntabwo yarijyanye n'ibikorwa byo kwibuka. Muri ibyo bintu biragoye kuko amaduka yose arafungira, byose birahagarara, tukabanza tukibuka. Rero uyu muntu yagiye, Kanyabugande Olivier wamenyekanye nka Nyakso, yagiye afungura page ya TikTok atangira gutera urwenya. Ibi bintu cyo byumva biragutunguye, ariko niko byagenze kuko uyu musore ndakeka ari mukuru bihagije, ntago ayobewe igihe cy'icyunamo. Iyo turi mu cyumweru cyo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi, ntago ibintu nk'ibyo by'imikino bizamo. Aho kugira afata imbuga z'inkoranyambaga akangurira abantu kwibuka ku inshuro 31, yafunguye video ari gutera urwenya. Mu gufungura video yayishyize hanze, ariko abantu benshi si babyishimiye kuko n'icyicaro gikuru cy'ubugenzacyaha RIB, Dr Murangira Thierry yarebye aravuga ati iyi video tugomba kuyigaho tukareba ese ibintu birimo bijyanye no kwibuka. Ariko uretse ko already bamaze kureba iyo video basanga nta kintu kirimo kijyanye no kwibuka pe. Niyo mpamvu Nyakso Kanyabugande Olivier amazina nyakuri yahamagawe kuri RIB ajya gusobanura se birani ibiki barimo, kuko turabizi turi mu cyumweru cyo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi. Akajya gufungura page ya ya TikTok akajya gutera urwenya ari live, abantu bamukurikiye aba influencing abantu benshi. Urumva se umuntu nk'uyu ukomeye ufite abantu benshi influencing nadakangura abandi kwibuka ku nshuro 31, urumva rinde uzashobora kubibuka kandi arimo araba influencing mu rwenya rwiwe. Rero Dr Murangira Thierry yamuhamagaje kuri RIB, ariko uyu musore nanone ikindi kintu kizakoze bamushimiyeho, ujye gusaba imbabazi ni byiza mu buzima. Yafunguye page yiwe, social media ziwe, asaba imbabazi abikuye ku mutima, aravuga ngo banyarwandakazi bafana banjye, nsabye imbabazi mbikuye ku mutima ku bw'igikorwa nakoze mu cyumweru cyo kunamira abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi, nkaba natera urwenya ari ibintu bitemewe n'amategeko, kandi nanjye ubwanjye umutima uri kunshira iki urubanza. Akaba yasabye imbabazi rero, situzi niba yazihawe, ariko munyarwanda nawe nkurikiye ndagukangurira kujya uha agaciro iyi minsi turimo yo kunamira abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi, sibyo? Kuko uyu muntu urabona bimukozeho kandi ukamufataga nk'icyamamare, ashobora no gufungwa ntabwo wamenya, ariko ibintu akoze ntabwo ari byo. Nubwo yabisabye imbabazi twazimuhaye nk'abanyarwanda kuko ntawe udakosa. Reka none dukomeze dutegereze new updates, ariko wari kumwe nanjye Tina 250, mwandira kuri button y'umutuku ya subscribe, like, share na comment, dukomeze kubana umunsi ku munsi. Shatse muri comment wambwira ati nkeneye iki, tubwire kuri iki. Ciao ciao, dukomeze kubana umunsi ku munsi. Yari Kanyabugande Nyakso twavugagaho, n'ibyo ari gukurikiranwaho by'uko yakoze live mu gihe cy'icyunamo mu cya cyumweru cyo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi, akaba bisaba imbabazi twaba twazimuhaye. So ciao ciao, reka duhure mu zindi video z'ubutaha. Yari Tina 250. Ntabwo ugomba kuvuga ngo uri enjoyinga opportunities z'iki gihugu kubera ko hari abakivunikiye. Nihagera igihe cyo guhangana n'ikibi, ubwa bwamamare bwawe ubuhishe n'ubugwari, ahubwo kwa kwamamara kwawe kuko ufite abagukurikira
nawe shyira umusanzu wo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside iri gucishwa mu mbuga nkoranyambaga, bwa bwamamare bwawe ndetse no muri bwa buhanzi bwawe, uhangana na bariya bapfobya jenoside, bakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside. Niko kwamamare bwo bwamamare. Naho tugeze igihe cyo kwibuka uracecetse, ubwo se tuzakubona ryari? Igihe tugukeneye uragiye, ariko igihe mu mahoro nibwuje uri ikigwari, aho ngaho buri ikigwari.